Abana batatu, babiri bapfuye, uwa gatatu waracari muzima. Baratubwira ubwana bwari buri hariya mu idirisha, kamwe karavuga ngo papa ngo yavuze ngo agiye kugaha amazi yo kunywa. Uruhande rumwe rw'umutwe iki ngiki cyose cyabyimbye, hari hazima huzuye ibyondo. Ibi byabereye mu mudugudu wa Rukerereza ubarizwa mu kagari ka Kigombe mu murenge wa Muza mu karere ka Musanze, aho ngo umugabo wari usanzwe atuye muri uyu mudugudu yafashe abana batatu bari baje basanga be mu rugo, ari nabo babahamagaye ngo basangire umuceri ababyeyi babo bari babasigiye. Uyu nyir'urugo yahagera akadukira baba baturanye agakubita, kugeza umwe w'imyaka 11 ahise hasiga ubuzima, undi w'imyaka 9 akaza kugwa mu bitaro nyuma. Abana batatu, babiri bapfuye, uwa gatatu waracari muzima. Ubwo rero yabisaba hohoteye kubera abana be nibo bamwakuye, bakuye abo bandi bana ngo babahe ibiryo. Ubwo rero bagezeyo babandi bana nabo abana be babaha ibiryo koko. Umugabo nyir'urugaje aha atabonye ko abana basuye abandi bana, afata babana arabakubita kugeze aho babiri bapfuye, uwa gatatu waracari muzima. Uwa gatatu nawe yamukubise, ntabwo ari muzima, nawe afite ubumuga ariko waracahumeka ni muzima. Usanga umwana aryamye hano mu masaka, tubajije baratubwira ubwana bwari buri hariya mu idirisha, kamwe karavuga ngo papa ngo yavuze ngo agiye kugaha amazi yo kunywa, ngo yagafashe ngo aragakurubana ngo agiye kugaha amazi. Baduha amakuru y'uko yabafungiranyije muri dushe harimo amazi, ari kubakubitisha rakerete. Umwana uwo nguwo wapfiriye sashika yari yabyimbye, uruhande rumwe rw'umutwe iki ngiki cyose cyabyimbye, hari hazima huzuye ibyondo. Nyirambarushimana Felicite uyobora uyu mudugudu wa Rukerereza byabereyemo yabwiye TV na Radio 1 ko umugabo ukekwaho gukorera ibara nta myitwarire idasanzwe bari basanzwe bamuziho, dore ko yageze ahari umwimukira, gusa ngo bakaba bazi ko yigeze kubaho umuganga akabivamo yirukanwa n'ubwo batazi icyo yazize, kuri ubu akaba yarasigaye ari umucuruzi, ngo bagakeka ko gukubita aba bana yari yabiteguye kuko yabanje kwihisha mu bishyimbo bihinze imbere mu rugo kugira ngo abana binjire batazi ko harabona uko bafata. Mu buzima busanzwe twamubonaga ari umugabo ugenda pe, ariko ngo yigeze gukora ahantu kurishyira, ngo ari umuganga uretse ko bamwirukanye. Ubwo ubundi yacuruzaga n'umudamu we. Ikindi twaje kumva ngo abo bana ikintu babajijije ngo ni ibiryo, ngo uwo mugabo yajya ahamagara abo bana bati mufungure bari abana, ngo yisha mu bishyimbo. Hariya mu rugo iwe harimo akarima k'ibishyimbo asutamamo, arangije ba bana barinjira. Ruriya rugo ubundi n'abantu barutinyaga, habagamo impigi nizo zirinda urugo. Noneho rero ngo yaziziritse, amaze kuzizirika abo bana bafungurira bagenzi babo, baraza batangira kurya ibiryo. Wa mugabo yishe mu bishyimbo biri mu rugo, nyuma yaho araza afunga kugi atangira gukubita. Abaturage bavuga ko cyari ikimenyetso ko umuco nyarwanda ukomeje gucika, kuko ubusanzwe ngo umwana yabaga ari uwa buri wese, aho ageze barya ntibamuheze. Kuba kuri ubu hari umubyeyi ushobora guhora abana gusangira byo bakabifata nk'amahano, ari naho bahera basaba ko uwakoze ibi yafatwa agahanwa by'intangarugero. Umwana mugenzi wa mwakwe ati vayo nguha ibiryo, ko umwana agenda agakicara akarya nta kibazo. Ibi ngibi twatekereza ko umugabo yafata abo bana akabica ubwo rubozo. Kera umuco nuko watakaye, umuco waratakaye. Kera no mu mikurire yacu wageraga mu rugo rw'umuntu bakaguha ibiryo ukarya, wasaba kurya bakawutirya ukarya. Ibi mbibonye ubu ngubu sinzi niba ari ukubera, niba ari korona simbizi yakuriye umwiryane, naho ubundi umwana uyo mwaga muri kurya wazaga wese yararyaga. Mu mikurire yacu twese twakuze turya mu baturanyi ku nshuti zacu, ndetse nta no kuvuga ngo manzi ujye tukahita twibwiriza tukarya. Uyu mugabo usanzwe afite umugore n'abana babiri b'urungano rwabaye yakubise bikabaviramo gupfa, akimara gukora iryo bara ngo akaba yahise acika, kugeza ubwo twamaraga gukora inkuru akaba yaragikomeje gushakishwa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Hirwa Benjamin, TV1 mu karere ka Musanze.